igisazi sona yuzuye igisazi gutya igisazi cyaragutunze nagukubita hano se wawe ntacyo nawe uri iwawe usura wumuhora iki itatu na rimwe nanjye babanze mu biryo nyarurira nanjye nyarurira we ese tumeze uterata yere foga tume banga twicare twiganire aho yewe umusaza arambonye aradagadwa aragiye se na shaka genda gusa ari yikoreye iki ese tumeze uterata ko cyubuja mu telefone icometse nyine ntabwo ari byiza kandi kiriya kintu nyongeye kinjiza gakenya ari mu bugamba ndetse unana twene kukoreyo kwandise ntabwo uri gukoreyo kubera uriya ari inzu arusha ugira iti akazi dukora saa 10 ubu turi sangaje banyazana nagiye baza umwe n'umuru mama ntuzara duseye nijoro mushuti wawe dusabe azana neza rwose urumva ntabwo arabyara karagasaza karasakuza we ubu twari twicariye kwa dusabe papa asye twicare kwa Estadisi we mutubari irangereje gusa ariko niba rero ko narebye nabi ejo ari umukobwa rero yari yakunganje yasa nkura umukobwa wawe basa ahantu hose ubona ko yarafunze umusatsi inyuma n'imbere nabonaga ari we neza nose ugura didosi Dukuri katoro nuko bataguhenda. Ikarito ibigura nka 15 cya 14. Kamwana kagura ngahe? Kamufuka gura makanane. Nose karito sibe mutuna 40. Nayi najyaga mburya cye. Arashaka umugore. Wabuze kwirira nga basa na yawe navuga yihagiye yasinze. Nashaka kubaranga nari. Kamazi ndabuyamwa cyane. Amazi ko ndabuyamwa cyane. Nje nombaze. Ashaka gatanga tukava. Ndabona ari gushira. Hano yavoma he? Oh yepfo niho bayavoma. Hari hamwe rirabandi riba ry'umusaza. Moye. Kuri boutique. Agura ngahe kuri bibiri? Nje nabo kuva nabo arasha mu ngora. Kwebwa agura bibiri. No, natwe n'inzoga yaduhera. Ndakamundangije kurya. Wamwongeye we? Ndango iraso ndari mama. Enye. Cyangwa se ne ini. Oya, navuze gukongera ibiryo. Akareka ndahaza. Ko urimo gusa nkabiki. Mbabura nguru kuntu. Wajuba. Nzovu kuntu yambwiye. Ngo manaje bakuronguraga nuwahe. Kwa turi mu kiganiro. Hari turi kuvugira nyine mu kiganiro. Hari umunaje waje kera akoraga mu kabano ko nakwe kujya kumweramo. Nyine yari inshuti yanjye. Acyumva uko ngo ugahita bango ni wowe. Ngo niyo ngo twaryamanye. Arasakuza. Nenye no kutujya no kurwana aho ngaho. Mupfikiza.
bya bigambo biterekeye sasha mwadushakiye umukozi na n'ubu se nta muntu ufite pfi wanyu twakera akazi mwana wabashize se ntuzaracyahari mama yatashye mu gitondo kandi maboko yamfashaga buriya urubyumva yamfashaga aracyari inkumi aracyari muto we uzi ko ataba mu cyaro abe Kigali nawe abyuka yigira n'uwamurusha inoze ubukumi ariko yaragukunze arayansakira uzamba ngaje uzagaruka ngo tuganire kuko umbwira umuntu wari wagiye kwa Nzovu yarakubajije kuko ariko karagasaza kari kakoroze Sombi kwa kwa yakubwiye reka yambwiye karagasaza kari kakoroze wari uri kunganje nari ndi kunganje ndimo nakora na Timote baba yataze aracyariyo gusa yitaho niyo jage n'undi muntu n'ikindi kiravuga niyo wikorera se yeah Fisi ariko nagaheruka Ese sana arahazi reka tuzi kubona ukora kugira ubuzima bwiza bari byiza zero ukuntu imvura yisuka wanatwitse shamba bana yanjye mana we hari ubuzima mana ushaka no gutekereza abura ibyo byose nkawe ariko yego nkaya se narakuhaye ntabwo rimwe se kabiri se kera nabaga ahantu muri karitsiye habaga indaya bitaga bombo nyene ariko izi guteka none yafitaga buriya umutwe w'ihene imusubire nk'ibiri bakayikata igatekamo makaroni yagize igashyiramo agapiripiri mana gahumura gahumura bari bimeze neza byo hatari none nanjye ndi turaye nta no mudukaroni barajya byatetswe n'indaya kararijo kandi se n'indaya wenyine uyu mwana bwobaze guteka nk'indaya ubundi bavuga ngo indaya yambere zivu guteka abaganga bafata abagabo neza baragenda kuvuga ngo ikintu cyamaciye muri Imana abagore bose nashatse babaza guhanagura inkweto gitaza guhanagura inkweto buriya urumugore ntabwo bipfa guhura kuri dushyashya cyangwa bavuguruye imisoko ibishyashya babona muri rero wa mugabo byaragiye kwimije uwo mugabo umwe badutwaye abamvugisha nyine biraho nyine tuzabona ntabwo twabona mwabonanye se babarira nta muntu kari gasohogo ko zepfa kuba niririye yakwiterera n'inda umenye ukuntu areshya ariko babari nabyinda maze buriya tujye tuvugisha ukuri ndashaka umugabo uzaza akanshyira mu rukiko mukaza mwabatumira we ntabwo ndi pare n'igihe waba umva nkubwire nugira amahirwe ugakoresha ubukwe nkihari cyagiriwe ndi kuvuga ngo niyo uzaba uri pare niyo uzaba ushinzwe ibintu byose niyo uzanagutanga niyo uzaba wambaye ikote niba n'ibyo bazaziha nabo urashaka kugukunda kubwira ari mukabonana uwo munsi agahita agenda ndetse tujye tuvugisha ukuri ubusigaye wifata ukabona ko bataragutwika sinanabiheruka seriye ahubwo mba numva hari ubwo nawe umeze neza urahita wumva umuntu agasamara ukora bafite amahoro n'imana uba wumva umeze neza ubyuka wumva umeze neza nta stress iri mu mutwe wawe wumva nta kibazo mana ni ukuvuga ngo ntabwo ukijagaraye reka uzabaze urumva rero atari byo ni byiza kabisa
ariko uriya mukobwa wajya umuha nk'umunsi wo ku cyumweru agende ajya ku cyapa wa gatandatu ajya gusenga cyangwa gutembera uzaga yifite n'inshuti we ntabwo ari pakuruhushye ngewe umukobwa uza gukora iwanjye kera nigeze ariwo nazanye ahubwo wa wundi nari mfite wagiye rero kuvana nabwe urahitamo umunsi umwe uzajya gutembera ugende mu gitondo ugaruka nimugoroba wajya kwirirwa wisambana ugaruka umeze neza ntacyo bintwaye arambwira ko fana bari hano wenyine yanagenda agiye kuma nigendeye oya ntabwo yaza n'umuntu hano oya ikibi ni ukuzenda hano ariko rwose yigende rwose shaka urabona fana nawe sinyambuza umwumbure yamajije kurya amaze guhaga kandi buriya no kuvuga kubera ko kwa kundi irasafira ko ngukaranze bya biryo usubizamo ntubisuka mu ntuza bituma umuntu agira ubushyuhe yashyushye none nka kano kaji uze nk'ubu ugashyize muri firigo kagakonje ukanywa gakonje kaba karyoshye ariko kana araye karyoha nukara kuri umunsi ejo uzizire mu rugo twaguze imbuto nyinshi ejo handi ahantu ngiye kujya heze ni akazi ngiyemo ntabwo mbanza ahandi ugiye kwipfubuza ni akazi nigiriyemo hehe ni akazi kandi ari ko nuza ari inde noheri noheri kandi noheri arihe narahuye kari ngo sonatibe ayikora y'iki niho ngiye kujya baragushaka sonatibe reka reka ni cya gihe atetse icyagiye atetse warimo kuzinga imyenda twahanya turabona umukozi wa gitara ari ahantu heza cya gitara cyose aba ari iki ntiyaheguka ni ukuryama akagondora cyane kandi utazi guteka iriya gaze iriya ntoya niyo iyange ya kontenti buriya nta kindi kintu gikora nanjye rero ntabwo nayitekeraho iriya ni iyawe biragongoye ejo se watsinze amafaranga ejo bundi y'ikibaki kwa maniba wapi n'inzovu yatsindiye tarane ejo se nta mafaranga washyizeho ejo namyumvishe njyewe nakubise agacumi utamwitira agacumi ejo hari umuntu waturemeye natwe nyine 10 ariko biturutse kuri ntuza biturutse kuri mushuti wawe uriye ntuza nzovu uriya mugore wa ntuza nyine wayaka ubundi uriya mukobwa iyo uza kuba njye ntarashaka umugore uratugahura ntabwo tumugira umugore kandi ntabwo njya ntereta nyuma wajya umbabarira reka tugakora se umuntu atereta oya ni ugutavuga ati ndabona bihwanye n'ibyiyumviro byanjye umeze neza oya nitavuga ngera bitavuga ati ndabona bihwanye n'ibyiyumviro byanjye urambera umugore cyangwa ntabwo mbera umugore urabyumva ahita mbaza dufite papa na mama wawe ati ndabafite tubabwira ejo ko tuzajya kubasura twara tujya kwaka umurenge kandi ntabwo nakora tudasezeranye wabyumvise ntabwo njye ni ukuvuga ngo iyo mbona njye ntabwo buriya ntabwo njye gutereta ntabwo njye kwa kuri umuntu agiye gutereta ngo cyumweru cya mbere ngo cya kabiri ngo cya gatatu umuhamagara gushari kwereka akantu abantu bakunze kawe we na Nzobumana kama mutimbura kasekeje abantu kama mutimbura ariko se barushaho gutekereje gute yari yasinziriye arimo arasura kubita urushyi bati kawagasaza washobora cyo mana yanjye urimo no gukora ntego rusageze muri amugura yigeze mutereta karansekeje niko ari umugore wa mbere twabanye ntabwo nigeze mutereta mukabana gute se twarahuye wa mbere uriya dufite niba ari abana bakuru twarahuye dore ku Kamonyi nibere mu butembe ndimo ndirira ibiceri ndavuga ati kuko ndeba ntuyumva ngo urambera umugore ati se byakunda ndavuga ati ngewe niba byakunda wambwiye itavuga ati hamagara papa na mama wawe wazi papa na mama baraza badusanga ndavuga ati umukobwa wanyu ati ndamurongoye ati nta kintu duhaye ndavuga ati nkwano ndabibaha nitamurongora none uvuga ngo buriya ntabwo twatabuye tubishaka baramfunze kwihanganira ibintu biramunanira arigendera sose rero gita nihurira n'uriya
uramera mu telefone na telefone mama we kandi mu mama telefone ati ndavuga ati ufite umukobwa wambere umugore ati kamugoye muvugane ndavuga turambere umugore yewe byo gutyo ntabwo ati se aravuga tutananze ndavuga ati kuba nakuzi se nuja kuba umugore ati cyane araza ndamushima numva bimeze nkuko mbyifuza ndavuga ati ikintu cyane ntabwo umuntu umenya ibiryo cya kabiri ntabwo umusuzugura abantu ngiye nkunda icya gatatu nagakurusha ibindi ntabwo nkunda umuntu uzangura ngo nsesagura umutungo w'urugo kuko ibyo mba nkora bari mu nyungu zanjye wabyumvishe tujya mu murenge ndamusaba ndanamuko biva mu nzira nibaze we n'igikomando cyane ntabwo njyewe rubaka ntabwo rero njye ngombera ngo urabona ntabwo nshaka kumenya aho hahise niba warabaye indaya birakureba n'utarabaye ibyo birakureba icyo upfa nuko nyumvira niyo ntabwo noneho buriya bamiryango barazirana mukuru we buriya yarampamagaye arampamagaye ntabwo uzamushobora ndavuga ati niba nazamushobora ngo ndongore wowe nahisemo uriya none rero cyangwa mu bukwe nawe urabishyushyemo bukwe nawe urabishyushyemo mwana aha none kuko urumwana ari mu bantu bahawe kado nyine iyo warongoye umuntu w'umuryango bose babaha kado bavukana nabo urumanga abantu bose hagize umuntu ukura abagore abantu bose bavukana babaha kado nabo b'umugabo bakamuha ngo wareze neza mubyeyi biriya bintu birashimisha ababyeyi bamubonye byaramushimishije ndimo ndakimwambika ndavuga ati reba nk'ukuntu ndimo ndakikwambika utarandeze kandi nijye muntu muri bano bo mu muhanda b'abasitari bakodesheje vewiti ngenda kure kubanye muri vewiti imbere ntabwo urabona si uko bwanjye nagendaga muri vewiti ubona nifite n'imodoka icyura abantu bageza aho bataha Tangira ko nigeze kujyamo gufite abantu baza gutwara abantu bajya mu bukwe eze batundi none nagezeyo ubukwe bugeze bwari bugiye gupfa byarimbagije barazara babona ngo ntabwo mwasoze biraba bava mu bya Rwanda Revenue ndavuga se ntanga y'imodoka ngo ni 120 kandi ntabwo bajya bakatuza ndeba ko ubukwe bupfa ndayabongera ni hatsari abana impamvu y'uyu mugore wanjye nkacyagiye yarashatse kujya imwari ashatse kuvuga ibyari bimujemo kandi nambeshyeye nishyanye ntabwo yaraye mu rugo uruzwaraye mu rugo naye twe yaharaye we kare gusa yaharara n'umuntu nyarubanye hariya ari dutekereza yarambeshyeye ngo nari ndi harege twari tumaje kurya inyama ngo naguriye indaya mitsingi unanze kumugurira amazi ngo unanze kumugurira fanta kandi ibyo byigeze bibaho siko nese njye wagiye imbere yanyu Jesse narabyuka ibintu byabaye harura ibintu bya mbitiyo nyine nahise nari mumenya amaso twapfuye gutaha ndavuga ati urugo rwanjye ntabwo ari urwo ya Kananzovu tugomba ugiye numara kumenya agaciro k'urugo rwawe wumva ko ushaka kubaka uzagaruka niba utabishaka ugomeyo kandi umara kimwe utaragaruka nzashaka undi aragenda akajya mu rugo iwacu agiye kurara mu rugo aragenda bitekereza mama wanjye ndavuga ati niko umuhungu wanjye ateye ubwo niba yakubwiye ngo ubugiye akaba muri kimwe ukabuza azashaka undi ati wowe gerageza usure wongere umugore kutazongera kubivuga asa tuvugisha ukuri ku buryo ibintu byose byabereye mu rugo niba tutanariye kugeza kubibwira Nzovu none yabaga atije uriya murindi wamuvuna mu tuba hari inyuma umeze nk'umuntu utamenya uriya n'ubango akantu kose kabaye ahita akoreraho wabyumvise ko baye agasani we nazo byo umugore wamuhaye yari inzu yishyuwe kintu ushaka n'igiti murangwa umugore wanjye ntago azibura ntago arazi guceza niyo mwivaniye mu cyaro ariko naramufata nkamujyana muri bura bahawuze nzanamira avuga nkicara akavuga ati genda uceze uramirwa dutashye akagenda bazi guceza agaceza bose bageze gusa kubyina akagenda agaceza saa cyenda tugataha ejo nkamujyana ahandi ejo nkamujyana ati ntabwo arabona ishovari ndavuga ati tugende ndajyana nyikodesha umunsi wose ikodesha 35 yirirwa yitemberaho abari bamutelefona akabohereza ifoto
ndagenda mufatira pisine atarayibona aragenda muri pisine arayoba buriya ni nk'ukuntu iyo agiye gukora kwa maneko hari ukuntu mubwira ati wowe uhita utaha ubuka tureba hose ureba umujyi uze kugera mu rugo bwije njye ntabwo nabuze uburenganzira bwe wabyumvishe ariko ntabwo ibintu bibera mu rugo uba ugomba kubivuga ndabeshya se I don't know. Oui. Sawa. tekereza mukombe kubaje wabyemera biri ngombwa nyine nyine nzi ndakubaza ati ndashaka kumbera umugore wowe wabyemera ntabwo mba nshaka umuntu undushye sinzi impamvu njya nkunda ibintu biruhisha nanjye urananga umuntu ni stress buriya inshyushya mu bwonko inshyushya cyane rwose burakana nta kintu napfa n'umugore njyewe ndi muntu bakunda ibiryo mva nkubwire sinkubeshye abenge umugabo ukunda ikintu namufana nikundira ibiryo ukagira icyo ushaka shaka bwomba kandi no muzi kanombe wumva mwita basaga umuntu wishaka imana oui yande nimero yande reka nirebe neza ashaka kabeza se handi dukorera ni umugabo w'umufana wanjye ni umusore umufana wanjye yarabaye arashaka kwanjye nawe kudukora kwa manibo nangura icyo kurya n'icyo kurya arakubeshya umuntu nkanjye ntasanzwe ampamagara ubwo ubwo nasanzwe ampamagara uramuzi se yitwa nde abona ko bagashaka kugura none hasi ndabona njye kugukorera mani nimugoroba buriya urajyayo se ndajyayo se hariya kwa bati wese gene n'intwerera njye n'izo nyama nabi none turagera ko saa kumi njye ntabwo ndabanza nigire mu kazi mani kwande se kandi tugiye korana noheli hehe se kwa manibu ntabwo ndi bukore njye none se ntabwo uzahera ngo turakorana ninde yakubwiye se uriya mupete kameramani muhamagara waza wumva ko yari abimbwiyeho yamagaye inzovu baramubwira ngo turazanana tugeze hano ndavuga akamuhamagara aravuga ngo oya nashakaga nzovu irimo kuvugira mu nzu inyoni oya hanze biragongo nzakujyana ibyari ku nzu yanjye zapanga ngo tuzagenda tujyeyo ryari ujye no kubagara ari nko muri shari rwose njye kubagara ari nko muri wikendi muri wikendi nibyo byiza se ujya wowe ntuzagira ikintu ntabwo uzitegera tuzagenda nzagutegera kurya no kunywa n'ingewe tuzagenda none iyo mazi ndi kumva ndi kubuya ushaka kwirya mbese kubuya njyewe ari igihe mpaga ibyo bikamara byinshi nabaryamye ngo bigiye kugaruka nkahita nitapa muri wese nkahita ndigata korogati nkagaruka ndi muzima buriya n'ujya urimo kubuya jya wirira korogati ihita ibicagagura shabara yanjye ufite udukombe twa gisirimu sha hanyuma ndabifite gera turabona sose ubifite buriya njyewe ntabwo nzi n'ibintu mfite wari uzi ibyo bintu buriya njyewe marishobora rero buriya kintu ukunda ibintu bya byose byera nkunda ririya gare ryanjye niba se ugomba guhamagara urabona ngo ya siporo kandi yaje nawe mu Rwanda niba se niba uri hano i Kigali niba uri muri siporo wahagenda
ariko atakugira nka nzovu nkanjye umwe twuje kuri hoteli wowe tuza kuri hoteli atajya mpamagara narakomeye ati se mwese nkabasanga mu mujyi mubwira iyo nzovu ngo ya ngo murekeye aho ngaho njye nkabasanga mu mujyi narakuburiye ariko kandi hajya noheli yari bwari buke kuko hari leta y'ibintu bya noheli n'ibiki byose kanitegura nyine kimwe yesu turabakunda imana ijye ibaho umugisha ntakagaruka byari byo ngo cawu cawu turabakunda mu mutwe no mu mutima mu mutwe n'umutwe no mu mutima so bagaragaraga neza ra bagaragaraga neza da haragaragara neza thank you